none n'ubu na none apana muri yabaye kimwe nageze akazi kawe ndasigaye yitwaza komine bacibwa komine numvaga icyo bisobanuye ariko ntabyumvishe nyine nkumva si ibintu byiza umubyeyi nka papa yitwaza komine narumvise ngo hari n'umukobwa bajyanye i Kigali ngo bamwita Bella ariko ngo nabwo yarajyanye mu nzu sinari no gusariza abantu bakubwira nabyumvishe mu itantire ari kuvuga ngo papa ni rwa komine kumva ibintu gateye ipfunwe akaruka mu byo mwanya n'abandi kubyiberamo nkagira ngo ni ibintu bizacu ariko noneho bigeze ndabona nanjye nkwiye gufata icyemezo nimba bigeze aho abantu basigaye badutarama mu mudugudu bakadutarama mu isambu njyewe nanjye ubwanjye nkaba nzi ngo ni ibintu nifitemo ni njye yananiye kumbe n'umudugudu wose uramuzi Alo, uraho nta mahoro se ngo iki ese kutavuga alo ego mumeze muteze turaho noneho ndakumvishe ubundi iyo nicaye iruhande rwa ya mabuye ugira ngo ndumva nari ngiye guhaguruka ngo ngende ku muhanda ubu se nayaho ngaho i Kigali cyangwa naya hano abashangura twirataho n'inaha batwubakiye ibintu birebire bikurura ayo majwi urankumbuye mwana wanjye ikibondo se wazaje ukansura koko yego sha umfitiye inkuru hanyuma se nzaguhishira iki Hega muzehe ako sinari nguherutse none senga makuru ntayo nanjye naragiye mpura n'ibibazo ngo mfite ibibazo bintu agenze gute se hari ukuntu bajya bavuga ngo abantu batoya ntitugira ibibazo ariko urebye muri iyi minsi abizi rero nyine rwa rukobwa rwo guha Karoli narwo ruzi nk'urwasama twaragiye turanywa birangira bibaye ejo bundi ngiye kubona mbona ruraje ngo ruratwire nyumvire nawe uwo mukobwa ngingana gutya abizi ko inshuro nyinshi twahuriraga mu kabari nabyo ni mwana wanjye gabanya inzoga ukananira ariko ntacyo base n'ubundi warabaye umugabo maze buri inzoga kuyivaho waramenyeye kuyinywa ntabwo byakora twayigize se wateye ikirenge mu cyanjye ubu njye ntabwo ubu ngubu wongeze ntabwo nashobora kuva ku ndobo ubu yamaze gufata kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwanjye urumva rero byagenze gutyo araza abwira wa mukecuru nawe arisaza numva ukomeje kumwongerera ibibazo biragenda gutyo mvareka nkubwire ariko ntuzabivuge kagira inkuru bebe uko zikunda kuvuga gusa utuntu wagiriraga ngo ngira umunwa kare wenza kubibwira undi muntu arumva nabibwira reka nkubwire uzafunga umunwa ntuzabivuge bwira ndamutezaba noneho uzi wa mama wabishaho hano asigaye yinjiza abagabo buri munsi mo hano mu nzu Imana yanjye nagizemo ubwo mu gitondo nabyutse mbitana n'urugabo none rufite urutuza mbese nawe asigaye ameze nka Karene noneho konzi ko Karene ariwe wabikoraga none nawe ubwo bije amate umva mabusha nawe ubanza asigaye ari indaya si
si haza abagabo nyine hakaza abagabo. Nibajya hagenda haza abagabo bagiye batandukanye. Noneho nawe hasigaye yiyambarishwa utuntu dutoya nka twa tundi wa wundi Keren twa tundi yambara. Mabuja nasigaye twambara. Mabuja narabonaga yiyambara imyenda imukwiriye, buriya ni umumabuja mwiza n'usahindutse ate kano kanya ka. Zihorere. Mabuja nuko asigaye ateye, njyewe ahubwo ndaje nzabibwira boss. Ahubwo se kuki utarabimubwira? Wafashe telefone ugahamagara ukabimubwira kuko boss nabimenya. Kumva utarigeze ubimubwira ngo bimubwireho. Nawe uzakugirira ingaruka. Boss ajya kugenda yarambwiye ngo ikintu cyose kizajya kiba hano ngo njye nyimubwira. Nasi kuki utabimubwira? Nuko bije guha iki ku buryo utabwira boss wawe ibibera mu rugo rwiwe. Andaje. None hasi. None hanyine gira vuba aho gukibitekerezo utaza no kubyibagira. Mwana nakubwira ibintu byinshi. Nubwo byinshi uba wabyiyumviye, harimo n'ibyo uzajya ugenda wibonera. Ariko ugushatse kubyigitsa ngo hanyuma. Ntabwo byumva ukuntu bigeze no mu rusange. Nyine ntantire byageze ariko ugomba kuganiriza papa. Gusa umuntu umubwira imyaka afite inshingano zonyine afite nizo gufata umwana w'umuturanyi ugomba ko mwumvisha na muntu akamutwara. Yaramutwaye nta nubwo yamutereye i Kigali, yamusize mu nzu. Rwa komine yabaye rwa komine. Ariko si ibintu ngomba kuzagira. Uzagira iki? Papa wawe reka azaza. Urwagwa nta icyo kurya se ukumbuye iki? Imyumbati na voka. Ni ukuri byose uzabisanga ni iwanyu. Nusanga nta nayikuye uzajya kuyikurira, ntuzankangishe mwese ikiwe ngo uvuye i Kigali, ibyo ntuzabinkangishe. Ukeka ko nibakubona hari uzajya kwiteza gukura imyumbati? Ayiwe, ngaho rero reka nkureke. Cyangwa ufite andi makuru ushaka kumbwira? No. Ndabasuhuza cyane, nabo bagiye gushaka ubwatsi bw'inyana. Urakoze cyane. Ngaho rero umunsi mwiza. Yego bose ndababwira. Sawa sawa. Byibutsa uruta nyoko. Nyoko niwe wanteye. Alo? Erega boss muraho neza? Tumeze neza. Yarayampaye yayandi yari asigaye namaze kuyoherereza mama. Ariko hari ikintu nashakaga kukubwira. Mabuja asigaye azana abandi bagabo hano kandi bose numva ntabwo najyaga mbabona hano, ni wowe wenyine nabonaga. Ariko hasigaye haza ibindi bigabo bifite n'ibintu by'umukara ku isura. Asigaye anambwira ngo njye kwanika amatora buri kanya kandi imvura ntabwo iheruka kugwa, hari izuba twebwe inaha. Fiyate muri mu biki? Mukecuru uraho? Uraho neza. Mukomere cyane. Mukomere. Mukomere. Uraho mama. Baba. Nuko se shiri wanje Beranzira muri zo za Kigali ngameze gute? Beranzira ariko nawe uvuga nk'abasaza cyangwa abakecuru. Beransira.
mama ngo yangu Beranzira. have nonse ya have Eh, none se buriya ubwo uba wumva ubundi njyewe uzi ikinyarwanda neza muri uru Rwanda uri rwacu umunyarwanda. cyane ngo mbonye urimo guseka cyane wahimbajwe ibyo byishimo si gusa Urakeka mvugana nande? cyangwa wari uri kuvugana na shiri wanje cyane Ariko kidasamuka. karame ariko rero njyewe guca nje ndashaka ngo umbereze amakuru ga Beranzira shiri wanje Kidasamura, ahubwo reka nze kidasamura. nicare ndambirize Oya, icara ubumbye. Si uzana rirabuye ukicara. oya na hano ndakibazo umuntu yakwicara rwose ndakibazo none se wari uri kuvugana nande kuri telefone wawe ndi wagiye i Kigali Ubu rwose yamutekereza. oya ndagari gusa Urambirize hariya uko cyaro. mama yangu kagira inguru rero Icaraho. Umva rero Beranzira. Yaragiye ubu ni umukobwa uri gukorera amafaranga. cyane Yanambwiye ko ashaka kwiteza imbere. Ari bijya kubaka inzu nziza inaha. ikibazo mfite rero ngo iyo umukobwa yarangije kugera muri Kigali yarangiza akabonana na bya bibosi bya bindi byifitiye amafaranga azongera ko nyiteza Ese ubwirwe n'iki ko yabonanye nabo? ahubwo Uratangira kushya. oya ndagari Kidasamura. Utangiye gupfuka. none se ma reka nze ngubwire kandi urabizi ndakubahaga cyane ngo mubyeyi kandi njyewe ikintu njaka kugira ngo nje na Beranzira uzaduhereza umugisha sibyo gw'ababyeyi watangira kuguhereza wenyine akazaza nawe ngamuhereza uwe. ngaho se ngaho gira nukuri nguhereje umugisha wa kibyeyi mwana wanjye. amina Kidasamura cyane ujya usamura ibyo uhawe ntugasamura ibyo udahawe. Ujya usamura utegereze Beranzira wawe ntuzajye gusamura bwa bukobwa bwo mu mudugudu bwigize inshinzi n'inshingarazi. Kidasamura yego muraza umurage mwiza. murakoze cyane rwose ubundi njyewe Imana yaragiye irareba iravuga ati Kidasamura ngiye kuguhereza umubyeyi mwiza uzaje ukuganiriza urabizi ikibazo ngize niwonza ngakibwira ukabasha kuba wangira inama rero ni ukuvuga ngo umukobwa wawe uzamwigishe ni ukuri nje nawe nshaka kugira ngo tuzabane wenda nibura nubwo ndamafaranga mfite nona hari igihe kizagera nibura bigacamo. Kidasamura ngo nta mafaranga wibitseho. Ino tujye kuri ka gasantere hariya hirya ndewe ko nakuyagira Tema icupa se ugura agacupa kamwe muze nawe rwose ntujya intego se mada we ninde uguhamagaye Za telefone yawe wayibikije. Hanyuma se niba turi kumenya. sisi ukwitabara ikindi Hanyuma se ugenda guhamagara n'inshuro zindi. Madanso Usigaye abandi. neza uteze Uyu niba mukorana urugomo se naho ugeze. ariko se uruhero Aho kugira ngo ukuru uzamuka kurusubira inyuma. umva rero Uburyo umuntu ese ni ukuvuga ngo gusaba ibyo guhaha. abo se mada Ni amafaranga intambara. simba nayaguhaye Mbese kuvuga ngo ko wambwiye ngo urabyizanire. ese Simba muzima mbaza. n'umugore wawe Wayanyohereje hanyuma se wayohereje nkabanje kuguhiga. umva rero nko Ese guhaha ni ku ngufu, gutaha ni ku ngufu, ibintu byose ni ku ngufu. Ese wumva ukeneye iki mu buzima mba bwawe? naguhahiye ibiryo jya mu rugo turaza Oya, reka nkubwire kandi nkubwize ukuri. umva twegende Ibyo ukora ntugira ngo nanjye sinashobora kubikora. ariko umugore w'umusirimu rero ntiwamenya ko ari muri iki cyaro Nari ndimo kukubwira imbungenge mfite uri kumva ni ukuvuga ngo urabizi Beranzira ni umukobwa nanone wiyubaha wamutoje umuco mwiza nta kibazo ciwe kuko ni ukuvuga ngo hariya muri Kigali iyo bagiyeyo uri kumva hari igihe atangiraga gufata za mico mibi akambara twa tujipo tugeze mu kibuno uri kumva
yarangiza noneho ngo basigaye bafite n'ingeso mbareberaga muri hajya ni za televiziyo yego bya bindi by'ibitaci biba biteretse ngo hari ukareba ukanirebamo ni ukuvuga ngo rero agatangira akambara utujipo tugeze mu kibonezamico ndaga ari myiza umva rero kidasamura ikintu nkwijeje ubu nta n'ikindi kindi rwose nta byinshi ngiye kukubwira ni ukumuhamagara akaza ndanamukumbuye rero hanyuma rero ntitumire hariya kumurwanya suri hepfo nta kibazo uranduma yiki wajya kundebera ko cya gitoki cyanjye cy'injagi cyiza kigihari kiriya gitoki reka ndago cyabura kuba kidahari buriya njyewe n'imirima zawe nta muntu wabasha kugwangiriza nta n'uwatinyuka reka umurima gw'amabukwe reka rwose ni ukuvuga ngo rero reka nze ndebe umupanga mu nzu nje kureba ibyo ari byo ko mubonye mukikanga muri muki aya na ariko uyu mukobwa ntabwo namukuyamya ibintu wavugaga n'ibiki kuri telefone ibintu wavugaga byo kwandika ugenda ujya icara aho ngaho cyazwa hose ugiye kuko mbonye ibintu wavugaga byo kwandika amatora rega nabyumvishe nari kuvugana na mama nereke kuvugana na mama mawe muvugana ibiki uduhungu musigaye mwiga muvugana kuri telefone nitwe dusigaye tugushuka n'ugora akazi kawe ushinzwe nibyo byakuzanye hano mabisha ntabwo nari kuvugana n'umuhungu nitwo mwavuganaga kandi nakumvishe cyazwa aho ngaho urajya heza ntasoni cyane reka nze nzimbuke ariko ntusanga gihari ntugiteme mvuze ku gisura ngo urebe ko gihari gusa ngisure ariko singiteme tuzahishira beransira nshaka agatoki kari mu bunyobwa kandi ndabizi neza uzi ko akundaga avoka n'imyumbati kandi ngiye kumuhamagara ahubwo uzambwire hakiri kare yenda kuza zaje kumukurira imyumbati tuzaje no kumanura na za avoka ziri hari amagisaka cyane ndabizi arabikundaga arega sheri wanje nabura kutamenya ikindi akundaga reka nze nzimbuke wakubera ahantu hasa gusha rebera ibintu bigatekanza amajerekani bamwana ukuntu hasi izeye ibiki byose ubu ngubu ntabwo uzi icyakuzanye hano ibi ni amajerekani ibiki byose igenda hano biratereye hano uri kumwe n'iyincarwa ibizano habikanye nzagukubitira hano singushaka hano wa mukobwa n'undi munsi nzakongomeshereza umukozi gusa nibyo byakuzanye hano wowe asoni fata polisi umuhanurangire ibyawe ndaza kubyigaho ndabona utagishobotse muri iyi minsi buri byakuzanye hano tuva mu buzima bwa kuri telefone urangiza ubeshya mu kuvugana n'iwanyu